Yesu abaho umugisha. Haleluya. Abantu bumva bari maso mwikirize. Haleluya. Haleluya. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana turyongere kurindi twumvise. Amen. Kugira ngo ijambo ribe rigwiriye muri twe niko Bibiliya ivuga. Kandi abahanga mu gusenga barabizi, gusenga kwiza no kwishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Gusenga kwiza no kwishingikiriza ijambo ry'Imana niryo ritanga umurongo w'isengesho. Nta jambo ry'Imana uzi uri gusenga ni nko kuburana utazi amategeko. Murabyumvise? Ni nko kuburana utazi, iyo utazi amategeko mu rukiko hari n'ibyaha ukorera mu rukiko kandi waje nta byaha ufite, ariko kubera utazi amategeko ukagira n'amakosa mu rukiko, bakaba bakubwira bati dukurikije ibyo waburanye byari ukuri, ariko bitewe n'ibyaha wakoreye mu rukiko urafungwa amezi 6, ukabona ufunzwe n'icyo wakoreye mu rusengero. Bibiliya rero iravuga ngo nugera mu nzu y'Imana ujye urinda ikirenge cyawe, urinde n'umutima wawe, kuko iby'ubugingo ariho bigira gute bikomoka. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana rifite intego ivuga ngo iyo uzakenera Imana mu binshuti kare. Iyo uzakenera Imana mu binshuti ryari, nyeganyeze wo mwicaranye mubwira uti uzakenera Imana mu binshuti kare. Turifashisha Bibiliya, ntabwo aba ari amaterime twakuye mu muhanda, bifitanye isano n'ibyanditswe byera. Amen. Ubwo mperutse hano twaganiye ijambo rivuga ngo intsinzi irambye iva mu masengesho. Murabyibutsa bari bahari nimugoroba? Intsinzi irambye iva mu masengesho. Rero turashimira n'Imana yabateye umwete wo gusenga, wo kugira gute, wo gusenga. Twabivuze dusoma Bibiliya tubihuza n'iby'Imana yadushize ku mutima. Rero uyu munsi, haleluya, ntabwo umuntu ava mu ntara aje hano Kigali aje gutembera. Turi hano mu murimo w'Imana, turi hano ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Haleluya. Turavuze ngo teme ivuga ngo iki? Ntabwo ndi kubumva. Ivuga ngo iki? Iyo uzakenera Imana mu binshuti ryari. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 11 ku murongo waho wa 3. Turasoma n'uwa 21, dutaruke dusoma wa 25, twambuke hakujya ku murongo wa 43 n'uwa 44. Mbabwira ahandi dusoma tuvuge bike, ibyinshi umwuka wera babivuga bari mu materaniro. Amen. Haranditswe ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 11 ku murongo wa 3, haranditswe ngo nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja uwo ukunda ararwaye. Uwo ukunda agize gute? 21 haranditswe ngo Marita abwira Yesu ati, databuja iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Mwumve igisubizo 25. Yesu aramubwira ati, ninje kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Azagira gute? Reka tumve igisubizo cy'ibyo avuze. 43 haranditswe ngo amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Uwarupfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureka agende. Tuvuge ngo amen. Bamuhambure bamureka agire gute? Dusome muri Luka igice cya 7. Luka igice cya 7. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 7 ku murongo waho wa 13. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 7 ku murongo wa 13. Haranditswe ngo umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati, wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abacikoreye barahagarara ati, muhungu ndagutegetse byuka.
uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati, umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe. Kandi bati, Imana igendereye ubwoko bwayo. Amen. Imana igendereye. Sigaje umurongo umwe tugiye gusoma muri Yohana n'ubundi mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 15 ku murongo wa 14. 15 ku murongo waho wa 14 niho nari mvuze, ariko tubanze dusome n'umurongo wa 7. Yohana ubutumwa bwiza igice cya 15 ku murongo wa 7 turasoma n'uwa 14. 7 aravuga ngo, nimuguma muri nge namwe niho muri, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Tuvuge ngo amen. 14 niho nagenye gusoreza, haravuga ngo, muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Amen. Subiremo, muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Murayumvishe kode y'ubushuti. Kode y'iki? Mubumbe Bibiliya. Abantu bagisoma twasoje, iyo umwigisha gutanze gusoza gusoma, iyo uri kumva haryoshe uhashira agapapuro ukahasoma ugeze mu rugo. Murebe hano, iyo ureba umwigisha biguhesha kumva icyo avuga neza, kandi umuhanga wo kwiga ahanga amaso mwarimu. Amen. Abari hariya, haleluya. Haleluya. Aya ni amasengesho yateguwe n'itorero, kandi itorero ritegura n'abigisha. Murabibona ko kuva mu gitondo tugiye kugera ku mugoroba, turi gusatira amasaha y'umugoroba, nta mwanya n'umwe wo gupfa ubusa urimo. Yaba umuririmbyi ari kuvuga ku ijuru, yaba umwigisha, yaba umuyobozi, mbese teme cyangwa se umurongo w'aya masengesho. Haleluya. Muri kugenda mwumva n'Imana iri kugenda idushiriramo na nkunganire. Haleluya. Imana iri kugenda ishyiramo nkunganire, ikaza iti ndi kumwe namwe. Haleluya. Haleluya. Turashimira abigisha bene data, twasanze mwene data ari kuvuga, kandi avuga ibintu byiza cyane bifitanye isano niyo tuzaje. Gukiranuka, gukiranuka. Haleluya. Gukiranuka niyo turufu iry'izindi. Gukiranuka nicyo cyangombwa, yabivuze neza, niyo pasiporo. Kandi ibindi bihugu byose udafite pasiporo, hari abantu bagira n'inzira zapanya kuko biri ku isi, ariko ijuru nta nzira yapanye ihari. Mu ijuru nta nzira. Hari igihe umuntu aba adafite pasiporo akaziyaranja, ariko akagera iyo agize gute, muvuge ngo ariko ku isi. Ku isi ubu abafite pasiporo baca ku mipaka wa Rusizi uja muri Kongo, Rusizi ya mbere n'iya kabiri, wa Goma. Goma naho hari imipaka, hari petite barriere na grande barriere. Bakakubwira bati ni hariya, ariko hari ni Kabuhanga, ariko hari ukuntu kubera ibihugu biba byegeranye wambukira mu Masaka ukazayo ukazitera muri icyo gihugu nta pasiporo ugize gute. Ariko turashimira ijuru ryubatswe mu ikoranabuhanga. Ijuru ryo ryubatswe mu ikoranabuhanga ku buryo nta panya, nta magendu, nta. Ijuru ryubatse ku ikoranabuhanga rikomeye cyane. Kandi no mu isi ifite abantu bakataje mu ikoranabuhanga ku buryo uko wakwinjira kose bagira gute, bakumenya sone zigasona zikavuga ati hari umuntu unyuza, hari umuntu unyuza. Hari n'ibita byerekana aho uhagaze, ukajya kubona ukabona bakugezeho bati niweho twashakaga. Mu gihugu hose kamera zerekanye ko ari weho, kandi ni mu isi. Turashimira Imana rero ko tugenda tumenya ukuri icyo gihe kitaragera. Mwene data avuze ku mbaraga z'Imana. Haleluya. Avuze ku mbaraga. Niba hari ikintu cyanshimishije, amen, ni ukuntu ingabo imwe yo mu ijuru yanesha ingabo ibihumbi. Erega Bibiliya yavuze ngo harimo imirongo myinshi. Duhagarara hano twarasomye byinshi, ariko byose ibyo twasomye ntitwabivugira. Ariko harimo imirongo myinshi
hari ahantu nasomye muri Bibiliya havuga ukuntu mu gihe cya Hezekiya yatewe n'uwitwa Senekeribu n'umugaba w'ingabo Rabushake, ngo bo bagenda nijoro ngo barara besitara ibifaru biteguye gutwika umudugudu mu gitondo, ko abaturage barabyuka bakabwira bati mwese amaboko hejuru. Ariko Bibiliya iravuga ngo nijoro ryari nijoro mwijuru Hezekiya yari yakoze ikintu muvuge ngo ngicyo twakoze. Ntago mubyumvise? Yari yakoze ikintu ngicyo twagize gute? Ngo yabonye atewe n'amaboko akomeye, aravuga ngo ngewe nta mbaraga ngira, nta n'ingabo mfite, ntitwagwana iminota 5 ataranyica, ariko gusenga ndabishoboye. Arangije ngo yerekera ivure. Yerekera he? Aracurama aravuga ati ngiye nyobotse y'akarago n'amavi hasi, ngo arasenga, ngo agisenga aravuga ati nohereje n'intabaza zije kwa Yesaya. Niwe usanzwe avugana n'Imana, ayimbwirira ati amaboko yanjye ndayamanitse niwe urakora. Yesaya ngo bakigera aravuga ati mwumva uko Uwiteka avuze, mugende mubwire Hezekiya ngo kuko wayisabye kukurengera, kuko wayisabye kugira gute, igize gute, irabikwemereye. Genda, ntabwo wasenga kandi ngo unagwane. Bundi reka mbabwira abantu basenga intambara zabo sibo bazirwana, abantu basenga sibo barwana intambara zabo. Iyo usenga ibyawe ni Imana ibikora, iyo udasenga urabyikorera. Dufite umwanya nabaha imirongo nababwira n'ibimenyetso. Akenshi abantu basenga ubuzima babayemo buba buhenze kandi atari bo bishura. Nta mukunze mwene data, buba buhenze kandi atari bo. Bakunze gutunga ibintu batishuye kandi batari mideni. Genda umubwire ngo ubwo umwanya wari kugwanamo wawusenzemo, genda uryame, urugamba siwe urarurwana. Ngo baragenda bararyama, ngo nijoro hamanuka marayika umwe. Abamarayika bangahe? Muvuge ngo umwe. Ngo atera urugerero rw'Abashuri, ngo iryo joro rwose ararumara. Marayika umwe. Ngo mu gitondo haboneka impanda, baravuga ngo mubyutse abantu baje gusaka imirambo y'abari babateye. Ngo baragenda basaka imirambo, ngo babasangana ibintu by'amafeza n'amazahabu. Amafeza n'amaki. Imana yavuga iti izo n'indishyi z'akababaro mbahaye, mugende mubigurishe namwe mwiyakire. Namwe mugire gute? Mugende mwiyakire, mwarasenze. Rero turagira ngo muri aya masengesho turi gusenga Uwiteka badushakira ibyo tuziyakiza. Haleluya, haleluya. Kandi yabishaka kubizeye. Ngiye ntangunze gutanga message ya rubanda, sintanga message y'abantu bose, ngiye mbwira bumva. None se abatumva nabo nababwira nk'abandi ari gukora ubusa. Reka. Nubwo imvura yagwa ariko reka tubivuge. Iyo uzakenera Imana mu binshuti ryari? Mu binshuti ryari? Nari ngiye kuvuga ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru. Mwashobora kubyishyiriza? Nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru n'Yesu. Ngizigwe mbonye umunezero, niseguye. Ababizi ari bo babyikiriza amaboko. Yesu singitinya nisunzume, umutima wanjye nduhagaze, ngubwa neza ndi kumwe na Yesu, niseguye iyi minsi y'amaboko. Yesu singitinya, niseguye
Hallelujah. Yesu singitinya Yesu. Byose bizambera byiza no mu byago naho ndiho ariko n'amashina yo ntayo koko. Hallelujah. Naho ndiho naho napfa, ariko ibyo bintu uri kuvuga ntabwo uri kubyumva. Naho ndiho naho napfa, nta kibazo. Ariko man ubwo umwami Yesu ankunda, Yesu ankunda kubw'imbabazi ze nyinshi. Nuhagiwe n'amaraso, n'amaraso. Umvikiri andamfashe n'ukuboko, nuhagiwe n'amaraso. Haleluya. Amfashe n'ukuboko muri iyi minsi, naho haza ibyago, Yesu n'umukiza wanjye, Yesu n'umukiza wanjye. Dusubiramo. Naho haza ibyago byinshi. Papa. Yesu n'umukiza wanjye, Yesu n'umukiza wanjye. Imana data, abiragije Imana data mukomere Yesu amashi. Nejejwe n'umwuka wera, nejejwe n'umwuka wera. Niragije Imana data. Pakala wasa contra de nefalsemando wataya. Ende pati no controle bari esimandia. Byose bizambera byiza, byose bizambera byiza no mu byago. Naho ndiho naho napfa, naho ndiho naho napfa, nazazuka. Naho ndiho naho napfa, naho napfa, naho napfa, naho napfa. Oya, mwitera mu kajagari, tera haleluya. Naho ndiho naho napfa, keto beda deve salida l'homme. Naho ndiho
napfa nzi haleluya. Reka mbabwire ijambo ritangaje, nta kintu kiruta icyuzi. Icyuzi nicyo cyo. Yobu yaravuze ngo nzi yuko umucunguzi wanje, sinzongera kurusha abigisha ngo babimbwire. Ndabizi Yesu azaza. Iyo uzi ko Yesu azaza uba worohereje abigisha. Icyuzi nicyo kizakurokora ku munsi mubi. Icyuzi nicyo ushyira ku rupapuro ku munsi w'ikizamini. Icyuzi nicyo ushyira ku rupapuro. Nutagira icyo umenya uzaba uhombeje watumiye abigisha. Igihe wicereye mu rusengero utaragira icyo umenya, icyo nzi cyo nuko umucunguzi wanjye ariho. Icyo gihe uba uciye akajagari mu matwi yawe. Icyo nzi cyo ukimworohereza n'abahanuzi, mugira icyo mumenya. Mu bintu bivuna ni ukuhagarara imbere y'umuntu ntagira icyo amenya. Kishura menerevara umwana ntagira icyo amenya. Uravuga uti iyo nyaguramo inka mba ndi kwinywa amata. Mujye mugira icyo mumenya. Icyo nzi cyo. Uyu murimbyi yaravuze ngo nzi ko nkundwa. Iyo ubizi uraryama ugasinzira. No muri Nyabugogo wasinzira. No muri Nyabugogo bisi zigenda, ni Kanombe indege zihinda. Iyo uzi kukundwa n'Uwiteka, nzaryama ngasinzira kuko nshigikiwe n'Uwiteka. Kugirirwa neza n'imbabazi ze bizanyoma w'iminsi yose. Sinzanyeganyezwa haba na hato kuko Uwiteka ahora iburyo bwanjye. Kubw'ibyo nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka. Wowe uri kujya umuhombya kuko nawe ataguhombeje. Nakora kimwe nawe ujye ukora ikindi kugira ngo ukomeze nawe umwongeremo imbaraga. Hari ibintu bitera Yesu ubute bwo gutabara. Niyo gutabaye akabona ntacyo ukoze. Mujye mumworohereza. Nakora kimwe nawe mugurute nanjye hari ikindi nzakora Yesu. Yesu ashimwe cyane. Nari ngiye kuririmba ariko abaririmbyi barahari. Ntago tuzakora byose. Yesu ashimwe cyane. Yesu ko ndi kuririmba ntibacurange mbabyihorere. Mba mfite bafure mu mutima nje nta kibazo. Twebwe twaririmbiye mu butayu hadacometse ibyuma. Twebwe se bisaba ko baducurangira. Tuba dufite amabafure mu mutima. Tuba tubyumva. Iyo uvuga ibyo wumva ntago ari ngombwa ngo abantu bagushigikire. Ntago ari ngombwa ngo abantu bakoma amashi bakomere ngo aho oya. Ibya Yesu ntibigira abafana. Uwacu yaravuze ngo aranzi nanjye ndamuzi. Kubimenya nibwo buzima. Haleluya. Ubu ngubu twongeye guterana ariko no muri Guma mu Rugo twebwe twaramubwiye tuti Yesu twarabikubwiye ko tutakubahira mu nsengero gusa. Naha ngaho uri umwami. Bituma dusohoka muri Covid nta myotsi yaducumbiye. Bituma dusohoka muri Covid dufite ubuhamya kandi bufite n'ibihamya. Ubuhamya bufite n'ibihamya. Ababwiye ko igihombo tugira abantu bafite ubuhamya ariko batagira ibihamya. Tugira n'abafite ibihamya nta buhamya. Ariko ibyo bintu nta biba byuzuye. Iyo ufite ibihamya utagira ubuhamya abahabura kimwe. Iyo ufite n'ubuhamya nta bihamya abahabura ikindi. Ariko amagenekerezo murahari se? Aho kugira ibihamya udafite ubuhamya, wagira ubuhamya udafite ibihamya. Nubwo nabyo biba bituzuye neza ariko umva barokore nguko biri. Ariko ibintu biri byo mubyumva, bitari byo mujye mubireka. Ibitari byo mujye mubireka. Nubundi twebwe nubwo tuba duhagaze aha ariko ntari twe tuvuga, ni Kristo uvugira muri twe. Rero Yesu, haleluya, amen. Umuntu ufite ubuhamya atagira ibihamya ni wa muntu ubukijijwe ariko nta bitangaza Imana birakamukorera.
kavuga ati yego nyine arasenga ariko nawe nta bukwe afite. Yego sune nyine yego nyine arasenga afite n'amavuta ni n'umukristo n'umukiranutsi ariko se zirankweto nizo umutumishi nta kibazo afite ubuhamya ariko nta bihamya avuze Imana neza ariko ahandi ataha ntabwo hangana n'amavuta afite. Ibyo byo nta kibazo, ibyo nta kibazo no muri VIP bamwubakira. Ibyo aba ari nta kibazo, nta kibazo na kompasiyo yamuha amatafari n'amabati. Ariko umuntu ufite ikibazo ni wa muntu ukubwira ati rwose ati by'Imana yambwiye yarabisoje, ati dore iriya etaje ni yanje, ati na ririya shamba, ati ni na modoka nijana abana ku ishuri, ati nini ya modoka ni ya madamu, ati rana ni yanje, ati tuvugana rero, ati cyagiye kera twasenganaga Imana ikabivuga ko izampa amafaranga, ati yarabisoje. Wamaze uti none madamu ati suhuza madamu, ati uwese atuye ati sigo ko atari we narinzi wari ufite uwa mbere yarapfuye, ati wowe yamfite babiri. Ibaze nawe akweretse ibihamya ariko nta buhamya. Nese umuntu ufite abagore babiri yagiga burogera nese yagiga burogera akweretse iby'Imana yagize gute yakoze ariko arangije message nabi. Avuze ibihamya afite byerekana Imana kwikora ariko birangiye ntaki. Ubwo nibaje kwiga burogera baragira gute baramuheza yicare muri ya modoka Imana yagize gute asohoka atariye ko atanyweye ku maraso yande. Ubu ntamwaye ntamwariye mu bitangaza se, ntamwariye mu byo yita ibisubizo. Rero nk'abantu baje gusenga tuba dushaka kugira ngo ibintu byose tubitware ku murongo, tubabwire turabyemera. Abakobwa baba bakeneye abagabo, abasore baba bakeneye inkwano n'amazu, turabyemera. Abakecuru nabo baba bakeneye abakwe n'abakazana n'abuzukuru, ariko ibyo byose bitware mu nzira nziza, uzabibona ugifite ubuhamya. Nubwo mutanyumvisha ariko ndavuze oya nge siko bidasaba abafana, nge ntari ngombwa ngo mubyemere. Iyo mvuze ibiri byo ndabyumva iyo mvuze ibiri byo ndabyumva, ngo ndari ngombwa ngo musinye ngo yabwirije uwo navugiye mukorera hibereye nese ntaraha ahita ambwira ati nicyo haleluya. Ibyo muri kwirukaho, ibyo mushaka, nimumara kubibona muzabibona biciye mu zihe nzira? Ese uri kugira Yesu inshuti bitewe n'icyo umushakaho, uzamara kukibona mukomeze mu inshuti. Ariko bene data dukeneye abantu bafite ubuhamya, bufite n'iki bufite n'ibihamya, kandi ni bake. Usanganye ibihamya usanga nta buhamya, usanganye ubuhamya nta bihamya afite. Ukavuga uti se turabigenza dute mama wanjye? Umuntu arakubwira ati rwose muri iyi minsi gusenga no kudasenga byose ni kimwe, narayisenze nyihambiraho, ahubwo ntuzi utarabatizwa ni uri guha cyane. Ahubwo ati mu bintu bihenda hahenze ubuhamya. Hahenze iki? Hahenze iki? Ubuhamya burahenze bene data. Ubuhamya ku isoko ntiwabubona muri alimentation. Ubuhamya mu bintu bihenze, kuba mpagaza aha ni ubuhamya. Timugire ngo mpagaza aha kubera ibyo ngiye kubwiriza. Iki urushoro rw'ibyo ndavuga ni iki? Ubu dufite abantu bari bazi kubwiriza, bakabwiriza umunsi wose ukarangira, ariko kubera ntaki, kubera ntaki ibyo bazi byababoreyemo ntibemerewe no kubivuga. Arabiryamana akabyirirwana no ku cyumweru akirirwa ajyana, kubera ntaki nta buhamya. Niba hari ibintu mugomba kwitaho n'ubuhamya. Umugereranya yaravuze, yagereranyije ubuhamya babugereranya na pampers. Pampers murayizi bashira ku kibuno cy'umwana. Iyo umwana yisobyemo cyangwa akayitumamo biba bigize gute? Biba bigize gute? Barayifura, barazingazinga bakagira gute? Uko niko ubuhamya bumera. Iyo bwitumyemo cyangwa ukabwihagarikamo, ntabwo ushobora kuvuga ngo cyangwa ngo mwakwihanga. No,
ni pamperisi, ni pamperisi. Tuzibeshe n'umunsi n'umwe. Ubundi ibindi byose uje urarindisha abazamu, ariko nugera ku buhamya bwawe ubwirindire. Uburinde kuko hari ibintu batarindisha rubanda. Iyo bihenze urabyirindira. Ubuhamya ni wowe ukwiriye kugira gute? Kuburinda. Uko waba umeze ngo cyangwa ufite amavuta ngo yo ku rwego rwo hejuru, no, ibeshe ubuhamya bwawe ubwanduze zero. Ariko kimwe mu bushuti dufitanye na Yesu ni ukudufasha kurinda ubu buhamya. Mu bushuti dufitanye nande naye. Iyo tumaze kuvuga teme, iminota yose baduhaye turayikoresha, ntabwo ntabisha birimo. Umwanditsi w'umuhanga ni Salomo yaravuze ngo byose byarumviswe. Iyi niyo ndunduro y'ijambo ry'Imana. Byose byarumviswe. Ubu turi mwisubiramo kugira ngo ikizamini kizabe. Nta muntu n'umwe uvuga ngo ndiyabonye umwanya. Turi mwisubiramo ry'amasomo. Twarize, twarabyize. Turi mu mahirwe ya kabiri, mwene data niko yavuze. Icyo rero bivuze ni iki? Haleluya, haleluya. Iyo uzakenera Imana mu binshuti kare, mu binshuti ryari, mwabigezeho, mwabikemuye, uku kuza gusenga. Reka mbabwire, twebwe twatangiye kuja turaza gusengera muri uyu mujyi wa Kigali. Ntabwo turi bakuru cyane, ariko igihe tumaze twabonye byinshi. Twatangiye kuza gusengera muri uyu mujyi wa Kigali muri za 2006. 2000 na kangahe? 2006. Abantu babaye muri uyu mujyi bari mu itorero. Hari ibintu bikomeye cyane, hari ibihe ububyutse bwahereye muri za 9 na 7, buraza za 2003. Ntabwo uyu mujyi wabagamwe abantu benshi, niho abantu bari bakiva mu cyaro bakimuka muri za 2000 bakiza, amatorero menshi, ugasanga abantu bari gusenga cyane. Icyo gihe rero za 2005, 2004, 2005 abantu bakundaga ubuhanuzi, ntibakunda ijambo ry'Imana. Abantu babizi barabizi. Iyo bagutumiraga ntubakoreho, ntubabwire ngo Imana iravuze, ngo baravugaga ngo ntazagaruke. Kugera ku rwego, ariko ibyo bintu byage biviramo ibibazo abahanuzi. Abaki? Ndabatangariza ko abantu bahanuye icyo gihe, bari abahanuzi icyo gihe bagihanura. Ubu nimbagwa zasigaye. Kuko iyo wahanura ibintu mu materaniro umuntu umwe bigasohora, ntabemeraga kusubira mu cyaro. Umuntu umwe yahitaga kujana iwe, mumuntize nanjye mumuntize, mumumpaje kundebera, bikarangira baguhererekanyije, ukazaja kugaruka ku rusengero utakiri muzima. Abantu bari kwereka bati byararangiye, yaguye iyo yagiye. Hari abantu baje muri uyu mujyi ari abagabo, barasize abagore mu cyaro, ntibasubira kureba abagore, bagumino. Hari n'abaje ari abagore bari bafite abagabo n'abana, bageze ino bakajya bavuga ko ari abakobwa, ntibasubira iwabo. Hari n'abaje ari abakobwa, ntibagira gute? Ntibasubirayo kubera kubona amatara n'ibintu bishashagirana, ntibataha. Hari abaje ari abakene, kubera kuba mu rusengero birangira bakize, birangira bagize gute? Bamaze gukira, ndi gukizwa, bagira gute? Barabireka. Hari ibintu bikomeye cyane sinzabyibagirwa. Niho ahantu habaga ibyumba bikomeye cyane. Hano naho harimo ni Nyarugenge, ni Remera, haraza Gatenga, ntabwo hari hakaba ibyumba bikomeye cyane. Cyo muri za 2005 ahantu wasangaga abantu bari gusenga bahimbaza, ukabona abantu babize ibyuya, ntabwo hari hagatangira kuba insengero nini. Ariko reka mbabwire bene data, abantu basenze icyo gihe, babaye mu masengesho icyo gihe, ubu ngubu nibo bakize, babaye bakire muri iki kinyeje, muri iminsi turimo. Ariko abagisenga ni bake, batunze ibyo basengeye icyo gihe, ariko ntibagisenga. N'abandi bagiye kubaho imbere, hagiye kuzagira gute? Kuzaza. Nabari gusenga ryari? None. Reka mbabwire ukuntu amasengesho ameze. Amasengesho buriya arabikika, agira gute?
amasengesho nicyo kintu cya mbere kirama, cyarama, ntabora, ntazana uruhumbu, nta namba. Amasengesho urayasenga akabikwa ahantu. Haleluya. Ku buryo iyo wasenze, igihe uzagera ahantu ubona ubuze ukubigenza, Imana izayora mu kigega, muri depo y'amasengesho, irohe mu kibazo cyawe. Kandi reka mbabwire, ibibazo buriya, ikintu cya mbere ibibazo bitinya amasengesho. Bitinya iki? Ntagire uzakubesha ngo ibibazo bitinya amafaranga. Wari uzi ko hari n'ikibazo ugira bakakubwira ngo ibintu bisaba n'amafaranga, ariko byageramo amasengesho bigakemuka? Bikagira gute? Nta muntu urwara indwara se yagera ku bitaro bakavuga ngo nta ndwara bari kubona kandi arembye. Kwa muganga bakagusezerera ngo subira ku isambu, sha kugwa mu rugo. Ariko wagana mu cyumba cy'amasengesho, Imana iti nibutse neza yo mu bukumi bwawe, nibutse ko wansenze, ndi Uwiteka ndagukijije. Ukazahura na dogiteri wagusezereye, mugahurira muri rompoti, uraho muganga, uracyariho? Ati ndacyariho kandi n'ejo nzongera mbeho, n'ejo nzabaho. Si wowe bazanye kuri burangari uri muri komati, ni njyewe ariko Uwiteka yambereye igisubizo. Reka mbabwire, amasengesho aruta amafaranga. Ntago munyumvisha ariko ndabivuze. Amasengesho aruta iki? Njye nagiye mbona abantu bamwaranye amafaranga. Bamwaranye? Nabonye bamwaranye imiryango kandi ikomeye. Ugahamagara umufamili wawe, uti none ko ngiti kupa batamenya ko tuvukana. Kupa ntuzongera kumpamagara. Po ushaka ko nanje bamfunga. Ariko Yesu nta dosi utahamagaramo Yesu. Nta dosi utahamagaramo. Nimushake muterete Yesu hakiri kare. Mumushake ubushuti. Imbere gato bizakomera. Ku buryo amafaranga azaba atagira agaciro, imiryango itagira agaciro, ariko Yesu azaba ari gukora. Azaba ari kugira gute? Imana imfashe abasenga mu nsengere. Ibintu Yesu yambwiye ngo mvuge musenge mbivuge mwuka byaramo, kandi ni umuti w'ibibazo. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo mbabwire bene data, nshuti z'umusaraba, hari umuririmbyi yavuze, waririmbye aravuga ngo nkugire inama, shaka Yesu. Shaka nde? Shaka nde? Niwe wenyine muzinjirana. Niwe wenyine muzinjirana. Hari aho umugore yinjira umugabo agasigara, hari aho umugabo yinjira umugore akagira gute, ariko wewe na Yesu mukaba. Yesu nta situation nimwe wajyamo ngo Yesu asigare, ngo Yesu agire gute. Nubwo haba ari mu biro bikomeye bavuze ngo injira wenyine, vuga uti ninje na Yesu. Yesu tambuka tujemo. Kandi Yesu se yirwa niyo haba harimo intebe imwe, wewe na Yesu muba muri. Ukwakiyagira ngo akwakiye wenyine, naho akwakiranye nande? Yesu ntarya umwanya mu modoka, ariko muba muri kumwe. Yesu ntarya umwanya mu ndege, ariko muba. Uratega na Yesu ukamutegera, ukavuga uti sinshaka kusigara Yesu. Iyi modoka turi kumwe ntuyiburemo. Konvayeri ati yajamo 5 gusote, nta kibazo, Yesu ni wa 6. Haleluya, haleluya. Bibiliya igaragaza abantu batigeze bamenya agaciro ka Yesu n'abantu bamenya agaciro ka Yesu. Haleluya. Muramfasha niba muri kumva imvura itari kuturogoya? Abinyuma muri kumva? Murakoze cyane. Abo irahijya muri kumva? Reka mbabwire. Haleluya, haleluya. Hari abantu bamenya agaciro ka Yesu n'abandi ntibakamenya. Hari umukobwa umwe yigeze kugira ubuzima, ngo agira ubuzima, aba umuntu w'iterambere, yiga amashuri menshi, nyina ari umurokore. Arangije
ajya kwiga hanze ariko yiga mu Buhindi kubera kunze kugira ibigirwamana cyane. Ahura n'urungano rwe rw'abasore n'inkumi, iby'ubukristo babimukuramo, bagera ku rwego bamubwira bati buri muntu agomba kuba afite Imana areba akoraho avugisha akayibwira nabyikamo, mbese bamuremera ikigirwamana. Arangiza amashuri yarakundanye n'undi musore nawe ufite icyo kigirwamana, babana iyo ngiyo bahita, we yari afite akazi ariko aramubwira ati sinabana nawe ntaramenya iyo uvuka, ubwo uvuka mu Rwanda tubasura iwanyu. Baza mu Rwanda, bageze hano i Kanombe bafata imodoka, bakodesha imodoka, umukobwa yarazanye umukwe iwabo, barahagera. Nyina na se rero bari barahari abantu baciye bugufi, ariko Imana yarabahereye umwana ubwenge mu ishuri, barasenze Imana irabibabwira. Bageze iwabo hari mu cyaro, nyina yari yatumiye abantu b'abanyamasengesho, basenganye Imana ibivuga ku mwana waziga. Bagera aho ngaho, bagiye kubona babona ahingutse yambaye ubusa, yambaye nk'ubusa nka babandi mubona Kabera yavuze ati aho muzabona muzakore hasi mutera amabuye. Mbese yambaye, ababyeyi bapfuka mu jisho, baravuga bati si uyu ni umwana wize recorde dimanche, uyu ni umwana wabaye mu masengesho, ni umuntu wize Imana ivuze. Hari igihe umuntu yifata ukabona ntahesheje Imana icyubahiro kandi Imana yaramwihesherejeho. Urabyumva? Imana ni kwihesherezaho icyubahiro, nawe uzayihesha iki? Urakoze cyane. Abantu barababara, ariko n'ubundi bati mwitangara tumwakirane n'umukwe, barakira bavuza impundu kuko umukwe yaje. Igihe kigeze bararya, bamaze kurya umukobwa atari ko twebwe kwara kugira ngo mbereke fiance wanje, n'ubundi turagiye akora akazi ntabwo turi burare. Akareba akavuga ati subu hano twarara hehe kubera ubwirasi. Ariko mama we aravuga ati rero nararitse abandi bantu twasenganye, reka dushimire Imana ko abonye fiance, ibindi tuzaba tubikubwira dufite ku mutima. Barangije barabasengera, basenga bakabona we ntari gusenga, basenga bakabona umukwe wabo ahubwo we n'umusheri we bari guseka, bahita bamenya ko yaguye. Barangije bati rero ubwo mugiye, babaha igitoki, babaha ibirayi, babaha n'imbuto, amasaka, ibishimbo, nyine bya kibyeyi by'umuco. Arangije aravuga ati ariko mumpe n'umwana, mumpe umwana wo kujya arakora mu rugo, aramfasha umwana igihe ndi ku kazi. Yari atwite, ndakura umwana muri famiye bamuha umwana w'umukobwa ngo ajye kuba umukozi we. Bari kujya mu modoka, ubwo umukwe aratwara n'uwo mukobwa nawe yicara mu modoka, umukozi wabo yicara inyuma. Bari kubasezeraho, mama waramubwira ati sawa mugenda amahoro mujane na Yesu. Umukwe araseka ati ariko mujane na Yesu. Umukobwa aravuga ati umva mama, ati niba ari ya nshuti yawe, nje na sheri uretse uyu mukozi dufite gusa, nta wundi turahari ifute. Ngo nta wundi baraha iki? Nta wundi twahari ifute. Niba ushaka kumutegera umutegera indi modoka. Umukecuru ati mujane na Yesu. Baranga, baravuga bati nta wundi muntu dukeneye muri iyi modoka. Umukecuru ati mwana wanje, nawe koko ntabwo uzi ibyo Yesu yadukoreye, ntabwo uzi ko Yesu yatugiriye neza. Umukora mubaza ati mama wari kukubwira ngo ari kunyibutsa ngo ibintu Yesu yadukoreye ngo yatugiriye neza. Kubera ko uwo mukwe watarazi Yesu, aravuga ati ariko kuva mukecuru asa n'usabiye Yesu rifute, ubwasa n'umusabiye rifuti, kandi imodoka akaba ari iy'umukwe we. Wareka tukamutwara tukagira gute? Wareka tukamutwara ubwo ari mama wawe umusabiye rifuti. Umukobwa n'amafiyeri menshi ati keretse naje muri buto, ngo naje muri buto. Umukwe ati hano inyuma ko hari umwanya, wareka uwo Yesu wa mama wawe akicara inyuma ayicarane n'uyu mukozi.
ubwo umukobwa babwiye mama we ngo umukwe wawe aremeye ngo ngaho naje inyuma ku ntebe z'inyuma. Umukecuru aravuga ati mwana wanje, Yesu aho yagenda hose ntavunda, mupfa kwemera akagenda muri iyo motoka. Nari mbabwiye ngo ajane namwe. Bakingura inyuma ngo Yesu ajemo, barakinga kubera ubwirasi. Baragenda, imodoka igeze mu nzira igiye gukora impanuka, yayikoze ishinze umutwe mu muhanda. Ikimbere abari bicaye imbere bari bo bahita bapfa, hasigara wa mukozi bari bajyanye ngo aje kubabera umukozi. Bahamagara aho bari bavuye, baravuga bati yewe mutabare, abantu bari bavuye aho ngaho iwanyu bakoze impanuka, mutabare. Barababwira bati se baracyahumeka, tabari imbere nibo bapfuye. Ariko uwari uri inyuma, umwana umwe w'umukobwa ntacyo abaye. Umukecuru ahita aza aravuga ati aho Yesu ari nta kibazo cyahabaye. Aho Yesu ari nta kibazo cyagize gute. Ati kandi ndababwiye ngo bajyane na Yesu, barambwira ngo naje inyuma. None wari uri aho Yesu ari, nta kibazo yagize, nta kibazo yagize. Reka mbabwire, nubwo tubivuga mukagira ngo ni ibitekerezo, nubwo tubivuga mukagira ngo ni amagambo, ibya Yesu ntibishirira mu magambo, bigera igihe bikaja mu bikorwa. Nubwo tubivuga mukagira ngo ni akanwa twazanye gusa, n'imirimo izikurikira ijambo. Imirimo ya Yesu ikurikira ijambo rye. Niyo mpamvu ushaka igikorwa cya Yesu ubanza guha agaciro ijambo rye. Haleluya. Niko mushiki wacu yavuze ngo imirimo ukora nicyo kidutera kwicara tukahirwa, tukaharara n'ejo tukahirirwa, ni imirimo ye. Haleluya. Umukecuru aravuga ati aho Yesu yarari nta kibazo cyahabaye. Yesu bamushyize inyuma, none dore umwana wari wicaye inyuma nta kibazo yagize. Rero iyo ushaka ko Yesu akontorora umutekano, umuha imfunguzo z'ibyumba byose, umuha imfunguzo z'inzu yawe yose. Imana ibahumugisha. Hari abantu batahaye Yesu agaciro. Yesu yaje mu isi, haleluya, kubera ko ab'isi bose bari barushe. Muribuka ko ijambo rya mbere yavugiye mu isinagogi ryanditswe muri Yesaya 61, bikandikwa no mu isezerano risha muri Luka igice cya 4. Yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, yanjeho ngo mbwirize ubutumwa bwiza, menyesha abanyabyaha ko yari umwaka w'iki w'imbabazi. Aravuga ngo mbwire n'ibisenzegere, mbibwire ko naje. Aravuga ngo mu cyimbo cy'ivu zabaha amavuta. Bivuga ngo yaraje kuvunja, yaraje kugira gute? Yari ibyo yaraje kutuvunjira. Iryo jambo niba hari ijambo ryababaje abafarisayo, niryo n'abatambirira bababaza. Abatambyi bari baramenyeye ko uwakoze icyaha azana ikimasa, azana iki? Ibimasa n'amapfizi n'amasekurume. Yesu barabisezereye, aravuga ati umuntu wese unyizera ugira gute? Azababarirwa nta kimasa mutumye. Icyakora uwo nzababarira ibyaha, nzamutuma ituro aje kuyereka abatambyi, agenda atura ituro. Urukumva abatambyi nabo ko badahombye, igiseke cyabo kirabonetse. Yesu ibintu byose yarazi kubishyiramo neza. Iyo utabyumva neza ugira ngo birapfuye, ariko iyo biteze amatwi ibya Yesu biracurukuye, ibya Yesu birimo neza. Haleluya, haleluya. Bibiliya ivuga ibintu byiza cyane. Yesu akimara kuvugira ijambo yarivuze atangiye umurimo. Muribuka ko yahise arambika umuzingo aragenda, ngo benshi baramukurikira. Benshi bagira gute? Baramukurikira. Atangira kubwiriza ubutumwa bwiza, atangira kuja mu birorero. Mu birorero nimo yageze i Dekapoli, asanga umuhungu wabaga mumva, wabaga hehe. Yesu amukuramwo abadayimoni biroshe mu ngurube ziriyahura, ariko umuhungu atangira kwamamaza ubutumwa bwiza. Icya kabiri, Yesu ngo buri mudugudu wose yajyagayo, ahantu yahereye ni Galilaya. I Galilaya niyo bitaga y'abapagani, niho yagiye kurayo bitwa ba Petero,
na ba Yohana na ba Yakobo. Amaze kubazana ngo akomereza ko ahantu rero byagoreye biba ibibazo ni Betaniya. Hehe i Betaniya byamubereye ibibazo ngo yageze Betaniya ari kumwe n'abigishwa. Abaravuze ati mwihane. I Betaniya ngo ageze yasanga utari umusinzi ni umusambanyi, utari umusambanyi ni umurozi, utari umurozi araragura, utaragura araraguza. Ngo agiye kuvuga ubutumwa baravuga ngo uretse no kwanga ubutumwa bwawe nawe turakwanze, uretse no kukwanga gusa mu mutima tugiye kuguha nikosora n'ibimenyetso. Ngo bose begura amabuye. Begura iki? Ngo bamutera amabuye, bayamuterana n'abigishwa be. Baravuga ngo ntabwo tukwemera uri mwene Yosefu. Yesu ngo arirukana abigishwa kubera kukwepa amabuye. Ariko ngo aho ngaho i Betaniya rubanda rwamutereye amabuye. Ngo habagaho famiye. Habagaho iki? Famiye y'abana batatu batagira se na nyina. Ngo habagaho famiye irimo abakobwa babiri, Mariya na Marita, ngo na musaza wabo witwa Lazaro. Ngo bahagarara ku musozi baravuga bati yemwe ayo makosa mukora ntabwo azabahira. Ibyo bintu mukora niba umuntu mutemeye ibyo ababwiye ntabwo ari ngombwa ngo mumutera amabuye. Ibintu mukora ntabwo ari byiza. Abandi bati muceceke mwe muri abana ntaco mwatubwira turi abagabo bakuru. Abana baravuga ngo nubwo tubabwiye ntimubyumve, ariko twebwe mu rugo iwacu nitwe dufite icyangombwa cyo butaka. Mu rugo iwacu turigenga, twebwe ni twebwe tuyoboye uru rugo. Ngo bahita bafata umwanzuro wo gukingura urugi babwira Yesu ngo karibu iwacu. Babwira Yesu ngo iki? Babwira Yesu ngo iki? Nubona abaturanyi bawe bateye Yesu amabuye jya umubwira uti ni karibu iwanje. Yesu karibu. Yesu ngo arinjira, ngo bamwinjizanya n'abandi bigishwa be 12. Ngo baricara babaye udutebe bacicara. Ngo abana baremba inama ari batatu, Mariya na Marita na Lazaro musaza wabo. Baravuga ngo twebwe ubundi muri kamere y'ababyeyi batureze ntabwo twakiza abashitsi ibiganza bisa, ahubwo uko tubahaye intebe tubashakire n'icyo kurya. Bagabagaba n'imirimo. Umwe aravuga ati cyane umuriro, undi ati nawe zana amazi, undi ati nawe zana ifu. Ako kanya ngo bahita bateka. Yesu n'abigishwa be babaye bacishimira karibu bahawe aho baterewe amabuye. Ngo bagiye kumva bumva barababwiye ngo ni karibu ku meza. Ni karibu hehe? Tubwira Yesu ngo ni karibu ku meza mwami wacu. Mu gihe abandi bamuteye amabuye wowe ujye umwakira. Yesu n'abigishwa be ngo barabakira. Bamaze kubakira ngo baranezerwa. Bagira gute? Banezerewe. Yesu atangazwa n'ukuntu abagabo bakuru bamuteye amabuye n'abagore b'ibishongore bamwanze, ukuntu abana batoya ari bo bamwakiriye. Ngo bigishwa bakamubaza urumva ntibabuze kuganira batari kumwigisha. Ubu aba bantu ababikoze kubera iki? Arababwira ati keretse niburi Yesu. Yesu we aziraho, ariko iyo arakora akura mesheke y'ibyo yariye. Ubwo mwamuvuze ngo amen, ariko ndabihorera. Ndagira ngo mbabwire Bibiliya igenda ivuga bike niko Yohana yavuze. Yaravuze ngo ibyo Yesu yakoze ntabwo byose babyandika, ariko mu buryo bw'umwuka turatekereza. Mu isi y'umwuka turabitekereza. Aba bana ntabwo bibuze ko abantu babakosoye, bababwiye ngo ibyo murimo zeru, ibyo mugiyemo turanze, ntimuzagira ikindi mutubwira. Iyo fu muteka, iyo myumbati, uwo munyu, ibyo bishimbo, izo nyabutongo, izo pinari muhagarike. Abana baravuga ngo ibyo dukora turabizi. Ibyo dukora tugize gute? Iyo ukora ibyuzi ni karugine cyane. Haleluya. Iyo ukora ibyuzi ntabwo uvunika. Baravuga ngo mutureke tubikore nta kibazo. Barabikora. Ariko Yesu nawe iyo muri inshuti, haleluya,
abagucungira kuri mashini, abakureba ngo gusubiza agaciro k'ibyo watanze byose. Kuri Yesu ibintu byose mwakonsomye Yesu azabikuba. Haleluya. Bibiliya ivuga ko igihe cyarageze musaza w'aba bakobwa ararwara. Agira gute? Buhoro we agira gute? Arwaye ngo bahamagara imiryango bati mudutabare musaza wacu yarwaye. Bakibivuga babona yarembye agiye muri koma. Abandi barahura ubuyanja barebe ko Lazaro arongera gutsimbuka, ariko birangira Lazaro arembye, babona agiye gupfa. Babona agiye kugira gute? Reka mbabwira abakuru ko bavuze. Bene wabo baravuga bati rero ntabwo turakomeza kurara ku muntu urwaye tutarariye muri uru rugo. Muhamagare wa wundi twabonaga aje mu gacana mbabura, muhamagare y'amashuti yanyu, muyahamagare. Urumva iyo bigeze abantu batuvugiraho, baba babizi, batubonye tuza hano, baravuga ngo ngaho hamagara ya Mana yawe. Kandi mu bintu bituma Imana ikora niyo abantu bakuvugiyeho. Mu bintu bituma Imana iza vuba niyo umuntu atsatse kuyifeka. Iyo umuntu agiye gufeka Imana yawe aba yibyukije. Ariko Mana baravuga ngo ngaho mumutumeho abakobwa, baravuga ngo ninde turatuma haboneka umuntu. Baramubwira batumva tukubwire uhumure, ntago birasaba ibisobanuro byinshi. Ntago birasaba iki? Ntabwo birasaba iki? Wowe genda, nugera ahantu ukahabona igiterane, urabonamo umuntu wambaye ikanzu y'umweru, ufite agasanti agakapu, wambaye inkweto za rugabire. Ugende umubwire uti uwo ukunda ararwaye. Siko twasomye? Uwo ukunda agize gute? Ndashaka kubabaza ko batigeze bamubwira izina yakundaga umuntu umwe. Haranditswe ngo bashiki be batuma umuntu kuri Yesu, baramubwira ngo mwigisha uwo ukunda agize gute? Bisobanura ngo Yesu azi inshuti ze. Yesu azi inshuti ze. Mwigisha uwo ukunda ararwaye. Bibiliya ivuga ibintu bikomeye cyane. Iravuga ngo nuko Yesu akibona ya ntumwa, iramubwira ngo mwigisha uwo ukunda ararwaye. Yesu ahita amubwira ngo umva, ntago ari ngombwa ngo nsubiraneyo nawe, subirana iri jambo, genda umbabwire uti iyo ndwara siyo niyo guhesha Imana iki? Abasomyi ba Bibiliya bakunda kuyisoma, niko mwene data araye gukoresha ijambo kandi ryiza. Uyu muntu yasubiyeyo agenda yiruka kubera iryo jambo Yesu avuze. Ni nko kugerayo akababwira ati mutere haleluya, mbabwira uko Yesu avuze. Abandi batera haleluya kandi Lazaro arembye. Baravuga ngo Yesu aravuze ngo iyo ndwara siyo kumwica, muvuge ngo amen. Abandi bose batera haleluya. Ngo akimara kuvuga iryo jambo Lazaro agira ate? Agira ate? Ntabwo ndi kubumva. Lazaro agira ate? Kandi Yesu avuze ko iyo ndwara atari yo kugira gute? Aha rero, aha ngaha niho itorero rigeze muri iyi minsi. Yesu avuze ko iyo ndwara atari yo kumwica, kandi ukabona arapfuye. Wabigenza ute? Ubwo abashinyaguzi baravuze ngo amba batuye umupfumu mwabaye inshuti, kwahushije abisikanye n'inzozi ze. Abandi bati ntitwababwiye ko ari umwesikoro. Abandi bati ntitwabivuze. Iyo ashobora ntavuge ko atari yo kumwica, agashobora agapfa nk'abandi bapfuye.